nkaba nkomoka ku Kacyiru, nkaba nsengera muri iri torero ry'ubutumwa bwiza Good News Mission. Nakiriye agakiza k'ukuri mu mwaka wa 2013, maze kwakira ijambo ry'Imana ry'ukuri ryahinduye umutima wanjye, numva ndihannye uko nari imeze mbere, mvuka ubwa kabiri, ubu ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, nk'uko bene data bose bizeye Yesu n'abari ibyaremwe bishya. Haleluya. Rero uyu munsi udasanzwe w'abamama b'itorero rya Good News Mission, nabahishiye ndashaka kubanza, mbere yo kurasa ku ntego, ndashaka kubanza kubaha ubuhamya bwanjye bugendanye n'iyi nsangamatsiko twahawe uyu munsi igira iti umutima w'umuntu uri. Iyi nsanganyamatsiko iboneka muri Yeremiya ibice 17 umurongo waho wa 9, iragira iti umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Mbere yuko dusangira aya magambo, nagira ngo mbasangize ubuhamya bwanjye bigendanye n'iki kibwirizwa cy'uyu munsi. Rero yewe nari umuntu uhamanya n'umutima wanjye mbere yuko nakira agakiza, nkumva inama ziva mu mutima wanjye ari ingenzi, nta kindi kintu nazigerekaho. Numvaga rwose umutima w'umuntu yawugirira icyizere, akawumvira, akawutega amatwi, akagira ikintu kizima ageraho. Ariko mu by'ukuri ubwo nabiterwaga n'uko nari ntaramenya ijambo ry'ukuri ngo rimbature, ringira uwa Kristo koko, menye ukuri guturuka ku ijambo ry'Imana. Rero nyuma maze kwakira ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ryarampinduye, rihindura imyumvire yanjye n'imitekerereze yanjye, ndetse ricisha umutima wanjye bugufi, ku buryo numvaga koko yuko iby'umutima wanjye umbwira ari ibintu bivuguruza ijambo ry'Imana, ndetse ringanisha mu rupfu. Rero kwakira agakiza buriya ni intambwe ikomeye ya buri mukristo wese. Iyo twakiriye agakiza hari ibyo turekura, iyo twakiriye agakiza hari ukuntu duhinduka, iyo twakiriye agakiza hari ibyo twigomwa. Rero iri jambo rivuga ritya, jewe numvaga rwose ritengushye imiterere yanjye uko nari imeze. Iri jambo rivuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ngo ntiwizera, ngo kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Iyi ndwara nasanze ari ukutizera kwa muntu. Kutizera kwa muntu agukomora ku bushukanyi bwa Satani. Kutizera kwa muntu nasanze na Yesu Kristo ubwe yahoraga abwira intumwa ze ati, niba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ntimugira kwizera. Natwe rero niko byaje kutugendekera, kuko natwe twasanze twari tumeze nka ziriya ntumwa. Mu by'ukuri umuntu wizera ni umuntu ushobora gukora ibintu bidasanzwe mu buzima bwe. Ariko Bibiliya ivuga ko utizera atashobora kunezeza Imana, ndetse utizera ntabwo azaragwa ubwami bw'ijuru. Mu by'ukuri rero nasanze kwizera ku mukristo
bizanwa no kumva kenshi ijambo ry'Imana bituma ugira imbaraga ziherekeza rya jambo, twamara kuryakira mu mitima yacu rikaduhindura ibyaremwe bishya. Amena. Mu by'ukuri kwizera kwagiye gukoresha imirimo myinshi abatubanjirije tugenda dusoma muri Bibiliya. Aburahamu yarizeye, mwabonye imirimo Imana yagiye imukoresha itandukanye, ndetse umwana w'umuntu yumva idashoboka ko yakora. Mu by'ukuri rero inama nanjye nagira bene data uko turi hano, nuko twajya twiha akanya ko gusoma ijambo ry'Imana tukagira ibyo twigomwa. Hari umuntu umutima wubeshya ngo aharaho nsomye ijambo ry'Imana kenshi hari umwanya wanjye naba ntakaza, hari ibinyungura mu buzima naba ntakaza, ariko ijambo ry'Imana nta gihombo kiribamo. Iyo urisoma hari ukuntu ugenda wunguka ubwenge buturutse mu ijuru, hari ukuntu ugenda wunguka imbaraga zo kuresista ibishuko bya Satani. Satani ni umushukanyi wo mu rwego rwo hejuru ku buryo abantu bose tudashobora kubitahura keretse kubisoma mu ijambo ry'Imana rikaba ari ryo riguha ubwo bwenge. Naho ubundi twese imbere ya Satani nta waresista ku bishuko bye. Mu by'ukuri rero maze kwakira agakiza nagize inyota yo kujya ngenda nsoma ijambo ry'Imana kenshi, ndetse nkafata igice kimwe nkakigereranya n'ikindi, bikatuma ndushaho kunguka ubusobanuro bwimbitse mu ijambo ry'Imana. Uku niko nanjye nashoboye gufata iki gice cyo muri Yeremiya ibice 17 umurongo wa 9 nkegereranya n'igice cyo muri Mariko ibice 7 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23. Aho hantu hadekriva neza umutima w'umuntu uburyo ari umutima mubi wuzuyemo ibyaha, ndetse ijambo ry'Imana rikavuga yuko ibiva mu mutima w'umuntu ari byo bimuhumanya. Uko guhumana kwacu rero wari umugambi ukomeye wa Satani, kuko yamanutse mu ijuru aje kwibasira inyoko muntu. Nk'uko yigometse ku Mana, yadushatse natwe ko tuzitoza kuzadutoza kwigomeka ku Mana, tukaba mu ruhande rwe tukamufasha kurwanya Imana. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yabonye imiremerwe yacu, bituma itwoherereza umwana wayo kugira ngo amene amaraso kubw'ibyaha byacu, kugira ngo itazatuburamo umunyago ariyo yatwiremeye. Rero Imana irahambaye, ikiremwa muntu cyane cyane abantu bakiriye agakiza, Imana itwitaho cyane. Bibiliya ivuga yuko amaso y'Uwiteka ayahoza ku mukiranutsi wayo, ndetse n'amatwi yayo igahora iyabanguriye kumva amaganya yacu. Amena. Rero aho hantu hankoze ku mutima cyane, ndavuga nti nanjye nzajya nsomera ijambo ry'Imana, ndetse ngira umwete wo kurishishikariza abo nkuriye, baba ari abato baba ari abakuru. Uwigisha ijambo ry'Imana burya ntarobanura ku butoni, agomba guhugura abantu b'ikigero cyose, cyaba ikiri hasi cye cyangwa se ikimukuriye. Abo bantu tuba dukwiriye kugenda tukabaganiriza ubutumwa bwiza. Amena. Nubwo imitima ya muntu irusha abantu bose gushukana, ndahamya yuko umuntu wakiriye ubutumwa bwiza aba atandukanye n'umuntu wundi utarakira iri jambo ry'agakiza. Uyu muntu utarakira ijambo ry'agakiza akomeza aramira muri bya bishuko, kuko aba atafite umuhugura, aba adafite inama z'itorero, aba adafite ubuyobozi bw'ijambo ry'Imana. Ugasanga uyu muntu atandukanye na wa wundi
wakiriye agakiza akagundira ijambo ry'Imana mu mutima we. Amena. Bene data rero, numva ko inzira twayobotse ari inzira nziza. Inzira y'agakiza twayobotse ni inzira ituma tudakuka imitima, ni inzira ituma dutahura imigambi ya Satani, tugatahura inzira zitwihebesha n'iziduca intege zose, bigatuma tuguma twizera turi abana b'Imana koko nta kiduhungabanya. Mu by'ukuri ntegurira ijambo, nagerageje kumva ko wenda umwanya uri bumbane mutoya, wenda ndi buvangirwe nkavuga ibyo ntateguye, ariko buriya umwuka w'Imana uri kumwe natwe. Nicyo gituma dushikama tukavugira Imana tutahubangana, tudashika, mbese tudata umutwe cyangwa ngo tuvangirwe. Iyo umwuka w'Imana uri kumwe nawe ntabwo uvuga ibyawe, uvuga iby'Imana. Kandi iyo uri kumwe n'Imana ugiye mu byayo nayo ijya mu byawe. Mu by'ukuri rero dushikame muri aka gakiza Imana yaduhaye, tuyobore n'abandi kugira ngo baze kwifatanya natwe, tuve mu bishuko bya Satani, tuve mu migambi mibi, twe guciraho abandi iteka, ahubwo tubegere tubigishe uko bikwiriye. Amena. Mu by'ukuri numvaga mu ncamake nakoze, nasanze iri jambo ridushishikariza kuba twarenga ibitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu aho bituganisha ni habi. Ibitekerezo byacu aho bituganisha ni mu nzira yo kurimbuka, ariko dufite ijambo ry'Imana tukariha agaciro kurenza ibitekerezo byacu, hari aho ridukura naho ritugeza. Hari ubwo ijambo ry'Imana uryizereramo wari ufite uburwayi runaka, uburwayi ntumenye uko bwagiye, kubera kwibutsa Imana rya jambo yakubikije rikakubera impamba mu bihe bibi. Amena. Ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima. Jewe kenshi nagiye mpura n'uburwayi, nkibutsa Imana ijambo ry'agakiza nabonye biri muri Bibiliya. Rwose ngasenga Imana mbikuye ku mutima kandi nizera yuko izabikora, nkabona uburwayi bukize ntagiye no kwa muganga. Imana yagiye incira inzira kenshi binyuze mu ijambo ryayo. Imana yagiye inkiza impfu kenshi. Nicyo gituma nanjye mba nshize amanga, nkaba mfite n'ubushizi bw'ubwoba bwo kuyihamya, numva mpagaze neza nemye nta kintega. Amena. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri iri jambo ry'Imana Bibiliya ivuga ko ari imbuto itabora. Iyo ufite ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ugera mu kaga rikagutabara, ugera mu bihe bibi ukaryibutsa Imana, ukabona ibihe bibi ubirenze wemye. Abari bazi yuko bikurangiriyeho, abaguciraga urubanza, abagucaga intege, ukabona bayoberwe n'uko uteye, bayobewe n'uko bigenze. Rero ndashima Imana yuko yaduhaye aka kanya nk'abamama b'itorero, kugira ngo buri wese ajye abona training yo kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Uyu munsi nijye wari ugezweho, ejo ni undi muntu runaka, ariko nabona nanjye nashize ubwoba, nashize n'amanga yo guhagarara imbere y'itorero ryera, nawe bizamubera urugero rwiza kugira ngo nawe afate umugambi wo kubwiriza nta mususu. Mu bihe biri imbere itorero ryacu rizaguka, tuzaba dufite ubushizi bw'amanga bwo guhagarara imbere y'imbaga nyamwinshi iruta mwebwe tuyibwiriza ubutumwa bwiza. Amena. Twebwe turabavuga butumwa ba mbere, turabadiyakoni ba mbere, abapasiteri bacu ni aba mbere muri iki gihugu. Amena. Rero ndabifuriza ko
namwe mwese mwashira amanga tukabwiriza ubutumwa bwiza, tukarenga imbibi z'iki gihugu tukagera no hanze yacyo, kuko Imana yacu ntigira imipaka mu kubwiriza ijambo ryayo. Amena. Imana iduhana umugisha. Ndumva ijambo ryanjye rigera cyaha.